Iyo umuntu ashaje nibwo amenya agaciro k'igihe, kuko igihe gitangira kubarwa ukibara ku minota, mu gihe wajya gukibara ukakibara mu myaka, ubara mu mezi. Ubu rero noneho iyo utangiye gusaza utangira gutekereza ko igihe cyari cyo kintu wari ufite cyane gikomeye wagomba kuba warakoresheje neza, ndetse ku myaka umwe ubona usigaje uba wifuza ko nibura yaba 2. Utangira kumva n'uwakongeza amasegonda make cyane yaba ahagije, ariko mu gihe wahoze ubara igihe mu myaka ugipfusha ubusa, ugapfusha umwaka ubusa ukagira ngo nta cyabaye, ariko kugeze kuri saha igihe kirahenze. Tangira rero ubyumve, umenye uko igihe bagikoresha. Igihe ni ubukungu, nta kintu na kimwe cyatuma wibagirwa ko igihe ari icy'agaciro, ari zahabu. Igihe nicyo ubamo, ndetse iyo kikurangiranye byose biba byarangiye. Tangira utekereze neza rero umunsi ku wundi, ese gahunda zanjye zose zimeze zite, ndetse ugiye n'igihe cyo kubaho kandi ugiye n'uburyo ukibamo. Ibyo bitabaye ushobora kuzicuza imyaka myinshi cyane kubera gutakaza igihe cy'ubusa. Burya kandi ibikunanira ndetse n'ibikunaniza wibitindaho cyane. Tangira ugoragoze ibikunda ubikomeze, ibyanga biharira igihe kizisobanura, kuko igihe ubwacyo gitera intsinzi cyangwa se kigatera gutsindwa. Rero ushobora kugitsindamo cyangwa ukagitsindwamo bitewe n'uburyo bakitwayemo, haba mu rukundo, haba mu mibereho. Igihe cyose ukeneye kubarisha igihe cyawe neza, kuko icyo upfusha ubusa icyo ngicyo cyo rwose ntikwiriye gutekereza ko kizakugarukira umunsi na rimwe. Na rimwe bizima ntibizigera bibaho. Icyagiye kiba cyagiye, cyane cyane iyo cyitwa igihe. Kandi uyu ni amafaranga barimo kugenda, amafaranga ashobora kuzakurengera uri kwa muganga uryamye mu bitaro. Tekereza neza nshuti yanjye, utangire gukora ibintu biri ku mubare, we guhubuka. Tangire kandi utekereze uburyo wakoresha igihe neza, urengera ubuzima bwawe, ndetse urengera n'iterambere ryawe, ndetse wizera neza ko imibereho yawe izagenda neza kubw'igihe. Igihe cya mbere cyabanjije umuntu akagipfusha ubusa guhera akiri mutoya, iyo amaze gukura asigara akicuza. Burya nta ntwaro n'imwe ibaho yarwanya igihe. Igihe ni ukukibamo ukakigenderamo, kandi ukemera gukurikiza amabwiriza yacyo kikakubera umuyobozi. Akenshi na kenshi iyo ushatse kukiyobora ukakiyobora aho ushatse, hari igihe bidakunda. Emera kugendera ku gihe nk'uko bikwiye, kandi ukibyaza umusaruro. Ubwo nibwo bukungu ufite. Igihe ni igihe, nubwo ubona aba ari amasaha agenda, iminota igenda, umunsi kundi bishira, ariko wowe tangira ufate ingamba zinoze zo kugenderaho. Wubake ubuzima bwawe kandi ubwubake neza. Gira intego nyinshi cyane zizagufasha kubaho, ndetse ukaba wabaho neza. Ibintu byose ukora jya ubikorera ku mibare, wirinde gutakaza ndetse n'isegonda na rimwe. Naryo ubwaryo ryibarira amafaranga, ni ubukungu. Rishobora kuba ryari kuguha amahirwe yo kuzaramuka ejo, cyangwa se kuzarengerwa undi munsi. Itonde rero wikina n'igihe. Rega iki si cyo gihe cyo gutakaza umwanya no kujijinganya utekereza ku byarangiye. Ibyarangiye byararangiye, niba bitaragusigiye isomo bireke. Ibyo wasigaranye wabashije n'ibyo wasigaranye utakibuka cyangwa se wibuka, ntabwo ari ngombwa kujya kubyibutsa ngo ubyihatirizemo, keretse biramutse bibaye ari byo wakwigiraho. Igihe ari bibi byigireho ibyo ukibuka gusa, ariko ibyo wibagiwe byihorere, ukomeze imbere. Imbere niho hari ikibazo gikomeye cyane, kuko umunsi ku wundi iminsi bigucika. Mera nkaho urimo kubaho usiganwa, ndetse uba umunyabwenge, uba umunyamakenga. Ibyo ukora byose ubikore ku mibare, kubera ko ejo niba ari ejo, ejo hazaba habaye ejo bundi hashize. Niba uyu munsi uri uyu munsi, bizahinduka ejo. Bya bindi wakoraga uzabibamo nk'inzozi. Rero fata umwanzuro, utangire gukoresha igihe cyawe neza. Niba rero urimo gutakaza igihe kuri uyu munsi wa none, isubireho. Tangira utekereze ko iki gihe urimo gutakaza kitazigera kigaruka. Menya ubwenge, ibaze uti iki gihe ndimo gutakaza kizagaruka ryari? Nta na rimwe bizigera bibaho. Ubwo kitazagaruka, tangira utekereze ni gute ushobora kugaruza basi n'icyashize. Birasaba gukora cyane mu cyagiye, cya kindi wahombye ukagikoramo icyo ufite, ukagikoramo byinshi mu myaka ushigaje. Waba se wari uzi neza ko burya ubuzima bugendana n'igihe, kandi igihe nacyo kikagendana n'ubuzima? Ibyo ni ibintu bidasigana, kuko iyo uriho ibyo ukora byose biba bibaragwa mu gihe, kandi n'igihe nacyo ugikoresha kubera ko uri muzima.
sinzi impamvu ushobora kwirengagiza ko iyi ari impano ikomeye cyane, igihe aricyo ukwiye kwitaho cyane, kuko igihe ukeneye kukibaho bizatuma ukoreramo neza, naho niba nta gaciro ugiha bizatuma ucyitwaramo nabi, ucyangiza uko wiboneye wumva ko ari ibisanzwe, nyamara umunsi umwe kizagucika. Itonde rero, nikumva amagambo tukubwira dufate nkaho ari ukuganira. Oya, ibi ntabwo ari ibiganiro, ibi ni ibintu byumvwa n'abantu bakuze batangiye kugera kure, bibaza bati iki gihe ndimo gutakaza, b'abanyabwenge bareba kure bibaza bati iki gihe ndimo gutakaza ese kizagaruka? Ukimara kubona ko kitazagaruka, tangira uhinduke, uba umuntu ukomeye mu mutwe, wibaze neza icyo ukwiye gukora mu gihe cyawe, tangira ugihe agaciro. Niba ukiri muto ukure uzi gukoresha igihe, niba kandi ukuze urengera icyo wapfushije ubusa, kuko nta muntu n'umwe ushobora kubaho adapfusha igihe ubusa. Iri banga rimenywa na benshi ariko rigakorwa na bake. Benshi barabimenya ko igihe ari ubukungu ariko bakagipfusha ubusa nkana. Rero wowe bimere utyo, tangira ujye gukoresha igihe cyawe neza kugira ngo uzabashe kubaho uticuza. Byaba byiza utangiye kubara igihe ugatangira kukibonamo izahabu, hahandi ujya ubara ukakibaramo amafaranga.